Mike. Trust International. Lo começa a continuar. انت كريم حلو صح اوري انا بس Ako Mike. Twari twavuganye saa sita kujya kureba sinema. Sunrise nageze. asuza ibibazo nawe n'abyo mwana Mike tumaze gukora tyo tuba seri. nakubwira ko nawe n'ibibazo nako si ibibazo n'ibisubizo nawe n'umukobwa uciye inzira imwe aho zimene neza rero. hajya ngo yitwa Jessima. Ese umuntu mwaho utazi utivuga yitwa Jessima urumva narengeye aho bita kuri Trust International. Hazi ngo uri muri namubajije hari ukundi umuntu twari kumenyana nkamubajije kandi nari mpazi buri amubaza avuye muri kista avuye kwigira abaza nese witwa nde mwana narandeba se n'umwana muri kiste mwana muri kiste uciye inzira imwe ariko kibazo no kwa muntu mugufi imibiri yombi akazina ko ni Jesse wari wumva yandirimbo ya Jessica Simpson niba ari Simpson niba ari zemeza urabona ko tuba twaravuye n'ikibungo tumerewe nabi ni ibyanywana Simpson ni Jesse neza Jesse noneho yonguye umwana uciye inzira kubwiza uko bazi ko kuva icyo gihe mubone ntongeye no gukoza akantu mu kanwa ambo bose yandirimbo yavuga ngo si bateri ntakirya ngo asigaye atuzwe di foto y'uwakuye yewe noneho si ifoto y'ubakunda namubonye gutya live kandi ikibazo no kuba munye ntakubone azaba mbona ariko nuza bakobwa b'ikigali uko bameze azaba mbona buri uzaniza akamodoka kawe tugende dusohoke dukora ibintu byose yewe imodoka njye bwo muko ariko bisara suko abasore se cyo abanira bamubwire tugende ariko bage bifashe umva nkubwiye n'ikindi ibiryo nabimaze saa sita zarenze nabimaze bati siri batari ntakiryama nawe uti ibiryo se urabirisha iki sawa fata amazi tugende Jesse nakuru Neza usa naho utanyibutse ntabwo nkwibuka nta mutima migeze guhura kuri Kista yitwa Mike ndakurangisha ni wowe ndakwibuka gusa kugenda nakwibutse ko mbona uturutse hano se uvuye muri sport afite nanjye nkora njye hano haruguru gatonya hari umuntu yaje kureba hano tuba tugize ka pause k'iminota mike nje kumureba turi tuganira gatoya none se cyagiye nitongeye kubonana sinzi ko namenya exactement aho mutuye cyangwa se un peu plus tard tukamenyana de plus wankoreye service idasanzwe buriya kunyereka hari ahantu byarafashije cyane dutuye Kicukiro exactement Kicukiro ko ni vast Kicukiro mu Kagarama nta kintu gishobora gutuma mpamenya ni Jesse barandi Jesse gusa muri quartier yose wazi Jesse ushobora kuba uzwi cyane basi maka telefone mu moya ka telefone kandi basi maze desuje ushobora kumukobwa nkawe muri sinumva uyifite simbona uyifite wampaye se kuri iyo papa nakubuze ngutegereje muri parking ya École Française
Ah, merci, à tout à l'heure. Nese Jesse mpabasi byibuze kuri izo ngizo niba ashobora kubona kuri izo. Ni ya petite sœur wanjye. Nta problème ni ushobora kwikubonaho ntacyo. Ah, ok. 08 21 30 45. 021 Eh. Ça, comme ça au téléphone tuvugana. Ok, merci. Bite se wa? Mike. Hauza no kwa papa. Umva iyo promotion byarahawe. Umva sasa. Mfite isaha imwe ngiye muri gahunda yo muri tize ndatanga ko. Sibyo? Umva rero nkubwira ngufite muri sobanutse. Ihangane gato iminota ingahe? Ihangane gato. Bati muri sobanutse rango gahunda subira inyuma ahubwo. Mike kira kwa wana. Ariko isaha imwe. Umva ndakubwira rero. Sasa urabona rero yagumye nakubwiraga Jesse. Dore Mike buri munsi twongeye guhurira ahantu none. Sawa gira. Muziko nari nakubwiye ko yiga muri Kista ariko ntarasobanukirwa neza afe. Ubu nabonye telefone ze safi. Ambo? Yazi kuma? Reka ubu telefone rero. Sa? Kira bora numva iryo yo Jesse. Narasobanukira muri opare. Kira vuba kandi twumva. Atayifata. Ya ngari uri asaga ari ibindi bintu ari muri kamera. Yena kukiye. Ariko bya bigira umusore w'Kigali umaze iki nta n'inkumi nimwe ndabunoza da. Sha izo nazo nkeneye. Izo nazo nkeneye kabisa. Abo. Oh ya. Mike. Umwana yandeshera. Umba Mike uzi ukuntu babyita se? Ikidobo. Songo. Sawa turabonana mu kanya ndagaruka nyuma y'isaha imwe gusa. Igenda zatwo. So guseka ko Jesse we kariyo yayo. Ntabona kuko mukunda. Kucyanga gufata telefone zawe. Kucyasabye imbere inshuti zanjye dore kare muri inshuti yonyine nari nifite hano muri Nozo. Ni nka mahama ni nka tata. Ariko none ndebera birankoze imbere ya Karimu ndasibye reka. Mwana urabona atasibije. Jesse. Cyo ndagukunda. Zakwibuka nato. Ito bist. Makuru yasi. Muri no quartier. Ufata ahantu bandangiye muri bino bice hafanga yuko hari umukobwa witwa Jesse ugufi gutya w'imibiri yombi yiga muri Kista. Sinzi ko waba mugufi. Imibiri yombi. Irindi zina rye fata Jesse ujya muri Kista. Hano hepfo ugeze kuri no poto. Urakata gutya hari igipangura nacyo cyumweru aho ngaho cyokora nimba yiga muri Kista simbizi. Sawa ntacyo ndapfa kugenda mbaze tu. Sawa merci bakoze. Sawa. Bite? Sawa amakuru yawe. Ni meza. Hano kwa Jesse. Jesse niho. Yiga muri Kista. Niho. Wamushakaga? Namushakaga. Reka njye kumubwira. Cyangwa inzu.
muraho Jesse amakuru yanyu Beza. Bizimana ndahabonye ese nta no kumusuhuza byibuze none se Umarira iki? nifuza kuza kumenya iwanyu nkabasura tukaganira byibuze Iki gihe? nzi ko rugenda bimboneye umwanya sinzi ko Igihe cyose ubonye umwanya uzajya uza hano? nifuza ko tugana byibuze akantu gato byibuze nk'akanya gato iminota Nta mwanya mfite. Ndananiwe ngomba kujya kwiga. kuri Jesse nakunze nkunda kandi nzakunda umunsi mwiza nagize mu buzima mu munsi twahuriyeho Jesse niba warigeze kumva aho umuntu akunda undi Jesse naragukunze narakuyoboje uranyobora warakoze Jesse naragerageje shaka iwanyu ndahabona ntiwanyemereye ko muvugisha ngo mubwire ikindi ku mutima Jesse mwandikiye ibaruwa kugira ngo ngusabe amahirwe yanyu iyaba Imana yakinguraga umutima wanjye ngo urebe wuzuyemo ukuri gusa Jesse ni wowe shingiro ryo kubaho kwanjye Jesse uri indorerwamo nirebamo ubona ko konsa neza Jesse uri amazi nkashira inyota Jesse uvuga iki ko bindenze Jesse
Jessie. Ça va? Ça va. Urakora iki hano? Natembere. Bye. Miss? Ni Ange, ma meilleure amie. Mike et fiancé. Enchanté. Côté. Biragaragara. Ça. Sawa. Mama, ndashaka kuyashyira. Urashobora kubera kote y'ibindi. Mama, karame niturangiza tukaganira mu gato. Ndahari mwana wanjye. Ndahari rwose mbwira cyane mbwira. Dore twari tunaturangije. Nimba ubishyira hariya ubundi ubishyire. Ufite isoni se Jessie? Oya? Umugore ni amahoro. Ni nziza. Ngaho ngo tuze yumve ngaho mbwira. Nagira ngo nkubwire. Kuwa gatandatu. Kuko ufite isoni. Mbwira ngo urega ndi nyuko mbwira ngo uteze yumve mwana wawe. Kubwira mama. Ngaho mbwira. Samedi. Nzaza kubereka. Nzakutwereka iki? Fiancé. Yo, ni byiza mwana wawe. Uzi ko wabaye inkumi? Yo, ubu ugiye kuziba icyuho cy'umwuzukuru nari mfite muri uru rugo. Ngaho inuwa hese umuhungu. Abinyamirambo. Abo si abahungu b'iki gihe mwana wa? Niko Jessie. Barashishoza urareba abahungu b'Inyamirambo ko ari abatekamutwe ku bintu byose ubwo agiye kugutesha umutwe. Oya mama.
abayo kubera impamvu z'akazi niho ataha ariko ubusanzwe wabona ikibungo ikibungo waba waso kuhasanga twarahatuye ikibungo ndumva ari iwabo waso ni byiza ni ukuri wakuze mwana wa ndashajishije mama ubwo rero ntiwagirwe kubibwira papa njye ndamubwira disi ndamubwira kuri wiruhukije ukuntu umutinya rega ubundi se si wo kuvogerwa ntabwo ari uwo guhangarwa rwose ariko ndamubwira urakoze ndamubwira nimbazaniye ka cyayi uri umuntu mwiza kabisa sinari ngikeneye kabisa uyu munsi hiriho ikirere utamenya icyo ari cyo hari hashyushye cyane kandi hari hashyushye merci ubwo papa Jesse hari ibyo nashaka kukubwira rero umukobwa wanjye yambwiye ko ngomba kukugezaho inkuru nguhe ukuntu yabonye umufiyanse ni iminsi mikuru tugiye kubona umwuzukuru rero rero byashimishije nongeye kubona akuzukuru ni ukuri uri ku myaka 23 tugiye kubona neza 22 ejo ndagakwiye kwicwa n'irungu reshwi mbonye nanjye ko nzajya nkina nako sinabona uko nabivuga ahubwo nibagiye kukubwira ko yambwiye ngo kwa gatandatu azaza kutwereka umuhungu uyu wa gatandatu ejo bundi uyu wa gatandatu neza uzabura ukuntu uzambwira ibibuze byose twitegura umukwe mana we dufite ibyo ibyo twibagiwe tuzabyibuka kare Merci. Quando você manda, ele Isso. a comer? Nta kibazo umeze neza. Ok. Não há problema, feito mesmo. Shemira afata iki hari jus amazi. Ntugire ikibazo. Wowe nk'amazi sawa. Votre soif. Merci beaucoup. Ababyeyi rero barahari reka njye kubwira papa. Mama, uyu ni wa mushyitsi nababwiraga yitwa Mike tuye Nyamirambo ariko ubusanzwe wabona ikintu amakuru Ni meza rwose. Akazi ni sawa kabisa. Nuko ko numvise ko yanyara ikibungo iwanye ni hehe ikibungo ahagana heje. Ni hariya Kabarondo hafi ya Don Bosco. Hafi ya Don Bosco. Nanjye rero ni mwene nde. Bizimana Vedaste. Inde? Vedaste. Ni wese akubyara. Bene wanyu bari mu Faransa ni bande. Harimo Habyarimana na Neziyaremye. Cyakoze hari n'abandi banazi. Abari tingitingi ni bande.
muri tingitingi hari abenshi simbaza ariko harimo masenge yitwa Mukankanga niwe wenyine nabashije kumenya. muri prison y'insinda hariyo bangahe kandi bandi? Muravuga bariya bagize ibyago se? Bagize ibyago kurusha abo bishe. Abo bishe nibo bagize Imana. Teka nimwe bw'umunaniranye nimwe bw'umuharira nabi nimwe mafatana nta kazi ke Yesu wabambwe we uriya mwana wanjye amenyanye na zirane namwe hehe kuko wamana kuko ndabyumvise umugongo uracika we urubyaro rwanjye rwashiriye iwabo mana ko mana abana b'iki gihe we agiye kwiyahura we ko muzi yawe yarakaye se niba urabona ni samedi abari kuruhuka nta kibazo none reka nanjye ngiye oya iki wihuse umunsi mwagiye muri antrenema ntabonye ko nari ibyo twatinye exame urabizi natsinze ni ukuri yemeze gute ku ishuri exame makosa yari wayitsinze muzamenga we na papa ibyo papa papa kutavuga ceceka bon appétit papa ko ntacyongeye kumushyira ngwiki umwibagirwe bye sinshaka urabyumva sinshaka urabyumva mbabariye ko mutima ibi ni ibiki koko mama warikanye nirantera hamwe mwana wanjye wayiretse ko bahungu bazima bahari kumana kuko bidabigira ni kuko mu rugo inama buri munsi mana wadutabara ibi ni ibiki koko Jesse niko Jesse musa amahoro kubera wowe mwana wanjye waretse intera hamwe ndabigira ni muri uru rugo mana igira neza kuko wadutabara niko Jesse musa amahoro kubera wowe mwana wanjye waretse intera hamwe hari abahungu muduhuje ubwoko ukareka
reka nirane mama wanjye upfishe koko ndakumva mwana wanjye baratwiciye Jesse banyicira abana ni wowe wabikoze Jesse mbabarira mwana wanjye mbabarira Kibondo ihangane kandi ndagukunda mwana wanjye ariko reka irangera hamwe Kibondo ntugire iki